Agafilime kacu ko tugatangiye nuko nguku tugatangire mu ishuri ryarimo abana b'abanyeshuri ndetse harimo umwana w'umukobwa umwe wari umunyeshuri yahise afata drone arangije yari yayizanye si drone uyu mwana w'umukobwa yayizanye mu ishuri kugira gute barakwereka abandi bari mu kizami ariko icyo kizami ntago tuzi ngo se kuki uyu mwana yazanye mo drone barakwereka umwana yahise atangira kwatsa drone uyu mwana w'umunyeshuri bamwita Kevin ndetse ari kumwe n'abagenzi be barakwereka Kevin yazamuye ya drone akimara kuyizamura ngo igende isane sinzi ngo drone igiye kumufasha iki cyangwa se igiye gukora iki drone barakwereka drone yakomeje kuyoreza gake gake yitonze iragenda itangira kugenda ifata amashusho ndetse yari iraho ibizami byari biri itangira kugenda ifotora buri kantu ku kandi ariko ikigaragara cyo no ku drone hari akantu yari igiye kumufasha cyangwa se hari ikintu yari igiye kuzana ngo imuhereze Imana Nyagasani witegereze neza barakwereka drone umwana yagejeje aho ishaka arangije ayigeza ku gikopi cyari kiri aho ngaho arangije arayimanura yitonze gake gake ndagira ngo witegereze neza utaza kugira akantu cikwa barakwereka rero wa mwana yamanuye ya drone akimara kuyimanura ayimanura yitonze arangije aravuga ati ndabikoze reka nze drone imereze icyo ndi gushaka witegereze neza Imana Nyagasani utaza kugira akantu cikwa barakwereka umwana mukobwa yakomeje guseka cyane akomeza kunezerwa abandi bo bari bamaze gutangira ikizami barakwereka ya drone yateruye cya gipapuro ikigaragara cyo nuko ari kopi harimo ibisubizo by'ibizamini ticari yababashije barakwereka wa mukobwa yagaruye ya drone arongera arayigarura yitonze iyo drone Imana Nyagasani umukobwa arayegereza mwarimu yari yarangaye ari kureba imbere ariko mu by'ukuri nta kintu yari yitayeho ikigaragara cyo nuko uwo mukobwa drone yamaze kuyigarura ahita yifata akimara gufata ya drone arayiyegereza witegereza neza kugira akantu cikwa akimara kwiyegereza ya drone yahise yimanura gake gake afata bya bikopi ndetse n'ibisubizo by'ibibazo bababashije abandi bakobwa abanyeshuri baratsunguye barumirwa baravuga ati Imana Nyagasani uyu mukobwa nakasa mutwe uyu mukobwa ntabwo ashobotse ibi ni biki mwakabyaramwe ndagira ngo witegereze neza utaza kugira akantu cikwa mwarimu yakomeje guseriviya akomeza kata mu banyeshuri wa mukobwa cyagikopa aragisha wa mukobwa ahita afata ya drone yitonze Kevin ahita atangira kuyifunga neza arongera ahita yisubiza muri cya gikarito cyayo yari irimo Mana Nyagasani mbega umukobwa mubi cyane uyu mukobwa se mu by'ukuri ari kubiterwa n'iki barakwereka yageretse kaguruko kandi aravuga ati n'undi uko byamira kose ikizami ndagikora kandi ndanagitsinda biragenda neza arangije Kevin witegereze neza yazinze cya gikopi agishyira mu rusogisi mu kaguru ke arangije aravuga ati reka nze mbakorane ikizamisha mwarirasi ngo muzajya muhora mutsinda mwenyine nge ndaho ngaho reka nze mbakorane ikizami maze nze ndebesha ndebe ibyo mwigize ndebe ngo biraza kugenda gute barakwereka Kevin nati cyamaze guhindukira umwana ibyo yakoze yamaze kubikora kare barakwereka utegeze neza kubera ko umwana ibibazo bari babajije n'ibisubizo yari yamaze kubibona kare mwarimu akomeza kuba amabwiriza arababwira ati buri munyeshuri bagomba kwitwara neza mu gihe ari mu kizami ntago bagomba kurangara abagomba gukurikira agakora ikizami neza atarangaye kugira ngo azabashe gutsinda barakwereka disi uwo mwarimu yari umuntu mwiza cyane yakomeje kubabwira uko bimeze akomeza kugenda babwira ati wakoze ikizami nk'umunyeshuri mwiza wize neza uratsinda ariko iyo ushatse kuzanamo ibintu by'ubugoryi ni wige cyangwa se ukarangara amasomo aragutsinda witegereze neza umukobwa disi yari yishimye afite akanyamuneza umwarimu akomeza kureba ku masaha avuga ati reka ndeba amasaha ageze ikizami kitaza kumfata ndetse kandi ndabizi neza ko mwese muraza kugitsinda barakwereka umwarimu yaratambutse aho umukobwa gumahonga ho muri ubwo buryo ari guseka yanezerewe bagenzi be banamurebaga umukobwa bagatungurwa bakagwa mu kantu bakavuga ati Imana Nyagasani Kevin nakasa mutwe mwarimu yamaze kugenda Kevin ahita akuramo cya gikopi Imana Nyagasani akimara kugikuramo arangije ahita areba ibisubizo ndetse n'ibibazo byari biri aho ngaho ahita atangira kwitegereza neza mwarimu yarari aho ngaho arabwira ati munyarutse hasigaye iminota mikeya ubundi mumereze ibikopi murometse ubundi mutahe barakwereka Kevin yarari aho ngaho akomeza kwirya ku banyeshuri bagenzi be ariko abanyeshuri be bagenzi be bari bazi ubwenge kandi bo ntago bakoperaga mwarimu akomeza kuba amabwiriza arababwira ati uwasoje exami nta kibazo yarometa yarangiza agafata inzira akitahira tukazasubira ejo arangije Kevin yakomeje kwishima cyane akomeza kunezerwa ariko nta kintu byari bimubwiye we wabonaga ko ibyo yari yamaze kubirangiza kandi yari yamaze gukopera ikizami barakwereka umwarimu yakomeje kubasoma akomeza kubabwira ati n'ubundi uko byamira kose reka nze negera imbere nze turebe ngo examen mwayikoze gute cyangwa se mwayibonye mute yarongije bari bamaze gukora ikizami cya mbere arangije abahereza n'ikizamini cya kabiri nacyo ngo bagikore kandi wibuke neza ko Kevin yari yamaze kubyiba ikizamini cyose yari agifite ndetse na kandi wumve neza ko Kevin nta kibazo yari afite kubera ko ibisubizo n'ibibazo byose yari abifite kandi wibuke neza ko yabyibye akoresheje drone Mana Nyagasani ikoranabuhanga riza
bizadukoraho. Barakwereka umwarimu arababwira ati iki kizami cyo mugiye kugikora mu minota mikeya, cyo ntabwo kigoye kandi ndabizi neza ko muraza kugitsinda. Barakwereka umwarimu yakomeje kubabwira, akomeza kubaganiriza, akomeza no kubabwira neza, ababwira ati mukore ikizamini mwitonze, ntimugahubuke kandi ikizamini muraza kugitsinda. Dore Kevin akanyamuneza afite mama wararaye, yanezerewe, yarishimye kubera ko ikizami arabizi neza ko ari bugitsinde. Mwarimu yarebye ku masaha arababwira ati nimutangire ikizami, nta kibazo nimutangire, dore dutangiye isaha izi n'izi, turasoza mu minota iyi n'iyi, munyarutse ikizami kiroroshye ndabizi muragitsinda. Arangije ati cyakora kuri Kevin arababwira ati amahirwe masa mwana wanjye, ndabizi uraza kubitsinda. Mwarimu yasubiye mu mwanya we akomeza kwicara aho ngaho agira ngo arebe ese biragenda gute, iki kizami muragitsinda cyangwa se biraza kugenda gute. Barakwereka Kevin aho yari yicaye yakomeje kureba gutyo muri ubwo buryo, akomeza kureba disi yicinye icyara avuga ati Mana Nyagasani. Yahise yitsamura cyane, akomeza kwitsamura, ntabwo nzi ngo byari bigenze gute, ariko mu by'ukuri sinzi cyari kimubayeho. Yari yitsamuye, amaze kwitsamura aravuga ati nta kundi kuntu byagenda, ati ariko ndaza gukora exami ndanayitsinda. Bagenzi be baramubwira ati se watweretse ko mbi tubizi neza ko mufite ibisubizo, bimeze bite? Mwarimu aramubwira ati we Sara wikomeze kuvugana na Kevin, ndabizi neza ko nababonye nahita mbaha 0 mutaza kongera kuganira. Ariko mu by'ukuri Kevin we yari yizeye kubera ko ibyo yari yamaze gukora yari abizi neza ko exami yamaze kuyitwara kandi araza kuyitsinda. Mana Nyagasani, ibi ni ibiki? Barakwereka Kevin yakomeje gukora, gutinda ko no gukora, yanga no gukora ikizami kuko yari yizeye ko araza kugikora kandi akanagitsinda. Ndagira ngo witegereze neza. Barakwereka disi Kevin ndetse na Sara bakomeje kumuganira, aramubwira ati kubera icyo utari kunyereka kandi mbizi neza ko ufite ibibazo n'ibisubizo, uri kubiterwa n'iki? Nanjye wanyeretse nkikorera ikizami ko nta kibazo gihari, ndakwinginze Kevin fasha unyereke nanjye nkore ikizami nk'abandi kandi ndabizi neza ko uraza kubitsinda. Barakwereka witegereze neza, yahise akora mu gikapu, mbabarire witegereze ikizamini cya kabiri kubera ko yakoze mu gikapu akuramo papier mouchoir, bamwe bagira ngo niyo, ariko Sara yaratunguwe atangira kuvuga Mana y'isi n'ijuru uyu mukobwa ibi ni ibiki? Barakwereka ko papier mouchoir ngo yihanagure, ariko mu by'ukuri witegereze neza yatangiye kwihanagura muri ubwo buryo, ariko mu by'ukuri kwihanagura se ni ibya nyirarureshwa. Ikigaragara cyo hano ni resume yari yakoze, yari yanditseho ibyo ari bukoperereho. Mana Nyagasani, barakwereka bimwe amaze kwihanaguza nta nubwo wanakeka ko binanditseho. Yari yagiye afata ikizami cyose acyandika kuri turiya tuntu twa papier mouchoir. Umunyeshuri mugenzi we arareba arumirwa. Mana Nyagasani, Kevin ibi ni ibiki? Ese ubu bwenge koko, ubu mu bwenge waba ubu rero yaza guhe musaruro? Barakwereka Kevin yatangiye kureba Sara aramubwira ati Mana Nyagasani, bya bibazo byose n'ibisubizo nibyo, iki kizami ndabona gihambaye. Barakwereka umusore mugenzi we yatangiye kumubaza aramubwira ati se wanyeretse nanjye nkirebera, uri kubiterwa n'iki? Kuki ushaka gukora ikizami wenyine? Wanyeretse sha mwana, wanyeretse. Arangije mugenzi we aramubwira ati niza kugakopi nanjye ndebe, ariko ndazi mbabwire mwese muhumure, ndaza kubakopiza muratsinda. Sara yatangiye kumubwira aramubwira ati nubundi hino ngukopeze mubwire ibyo uraza gusubiza ntugire ikibazo. Barakwereka Kevin yahise atangira kubwira Sara, arazira kugira ati muzana amafaranga mbakopeze. Mana Nyagasani, batangiye no kumwishyura amafaranga kugira ngo akunde bakopeze ikizami. Uyu mukobwa mwakabyaramwe ni mukobwa nyabake, Mana y'isi n'ijuru, kubera iki yashaka amafaranga kugira ngo akopeze bagenzi be ikizami? Mana Nyagasani, ibi ni ibiki? Mbega umukobwa mubi cyane. Barakwereka yatangiye kubereka cya kizami, atangira kubahereza ati nimwakire namwe mukopere mubashe kuba mwatsinda ikizami, ariko kashi zanyu nzikenyerereho. Barakwereka Sara we ntacyo byari bimurebaho, yari yicariye aho ngaho atuje gusa nta kibazo afite. Mana Nyagasani, uyu mwana w'umukobwa biraza kugenda gute? Witegereze neza, yafashe amafaranga arangije aravuga ati zikashi ntabwo nari kuzitesha, ndazikenyereraho kandi musigare namwe mukora ikizami. Barakwereka mwarimu yari ari gukosora ikizamini cya mbere, arangije arababwira ati mwikomeza gusakuza. Barakwereka Sara yari yabuze aho areba, yabuze n'umuntu umukopeza, ariko akora ikizamini cye atuje kubera ko uyu mwana yari yarize kandi we yari umuhanga. Barakwereka mwarimu yarebye ku isaha arababwira ati mugerageze kugira vuba, iminota isigaye ni mikeya. Barakwereka ati cyara akomeje kubaganiriza arababwira ati ndabizi neza ko igihe mwamaze mukiri gukora ikizami ni kinini, ahubwo munyarutse murometse kuko amasaha yageze. Barangije bose bari barangirije rimwe ikizami, arangije Sara arihagurukira aragenda disi agiye kurometa. Barakwereka yagiye mu bambere ararometsa kopiye, arangije afata inzira arigendera aritahira. Mana Nyagasani, yafashe inzira aragenda. Hanyuma na wa musore wamaze gukopera
ndetse na wa mukobwa baraje bashyira twa dupapuro bakopereye muri puberi, barangije baragenda. Barakwereka Kevin yasigaye aho ngaho akomeza gusigara nawe ari kujijisha, abandi bamaze kurometa, arangije nawe azana bya bipapuro byarekopereyeho, arangije abijugunya muri puberi. Mana nyagasani witegereze neza, nawe arangije ararometa. Teacher aramubwira ati nizere ko wabikoze neza, examen uzayitsinda. Barakwerekana ubwo ati nzabishwanya gusa byose namaze kubikora neza, ndizeye ko ikizami nzagitsinda. Barakwereka disi yakomeje kuguma aho ngaho, akomeza kubwira teacher we ati n'umuri ko byamera kose nize neza kandi nzatsinda. Teacher aramubwira ati wow, ni byiza cyane mwana, ngaho mugende mufate bisi, mufate inzira mutahe. Barakwereka teacher akomeje kureba muri ubwo buryo, akomeza kubakosora, aravuga ati Mana nyagasani. Barakwereka ku ruhande hari umuparanto wakoraga amasuku, ndetse wakoraga iki, wakoraga amasuku muri icyo kigo cy'amashuri, ndetse muri iryo shuri yakomeje gukora amasuku yitonze. Yari yanananiwe, ariko mu by'ukuri ntago tuzi ngo se mu by'ukuri kubera iki akora amasuku hano, ariko mu by'ukuri yari umuparanto kandi wabonaga ko anavunika. Yakomeje gukora amasuku ye yitonze. Akiri muri ubwo buryo yahise areba ku ruhande, witegereze neza utaza kugira akantu cikwa. Yahise areba ku ruhande, ahita afata ishashi yari iri aho ngaho agira ngo ashyiremo imyanda yiri muri puberi. Witegereze neza Mana nyagasani. Barakwereka ibipapuro yabonye, ndetse abona na za nuza za papier hygienique, arangije arazifata arazirambura yitonze ngo abanze arebe. Mana nyagasani yahise azireba yitonze, ahita abona abana bamaze gukopera ikizami, ndetse biranamutungura cyane. Ahita abona n'amazina ariho ya Kevin. Mana nyagasani abona ibibazo byose n'ibisubizo bamaze kubisubiza, ndetse abana ikizamini cyari cyamaze kurangira. Arangije wa muparanto aratungurwa cyane, ubwo buramwica, ndetse aranatungurwa aravuga ati Mana nyagasani, mbega abana b'amabandi, mbega abana b'ibirara, ubu kubera iki batinyutse gukopera koko? Reka njye kwereka mwarimu wabo ndebe ukuntu araza kubigenza. Mana nyagasani witegereze neza. Barakwereka ikigaragara cyo nuko uyu mugabo yari yamaze kugira icyo akeka, kandi yari yamaze kuvumbura bariya bana uko bimeze, ndetse nuko bakopeye ikizami. Mana nyagasani barakwereka yatamiye urutoki, arangiza aravuga ati reka nze ndebe njye kumutanga. Barakwereka Kevin yagarutse aho ngaho arimo yidoga, arimo anitaka, arangije ahita ahura na wa muparanto afite bya bipapuro ndetse yakopereyeho. Nabyo aramubwiye ati kuki uri kumisha n'ibiki uri mu misha? Ati ni ibiki? Hindukira ndebye byose uri kumisha. Barakwereka ikigaragara cy'uwo mugabo, menya ari papa w'uyu mwana Kevin, ariko mu by'ukuri bikaba bitari bizwi, ndetse menya yari yarabihishe ku ishuri, ariko mu by'ukuri akaba yifatiye umwana we ko yakopeye ku ishuri. Mana nyagasani ibi n'ibiki biraza kugenda gute? Witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Mana nyagasani kandi ndakwibutsa ukanda subscribe kuri Inganzo TV show kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo ngenda mbagezaho. Barakwereka Kevin yakomeje kuguma aho ngaho, ndetse uwo musaza akomeza kumusobanurira, aramubwira ati nta kibazo, ati guma aho ngaho nari bimwana wanjye biraza kugenda neza. Witegereze neza Kevin yakomeje kumubwira ati papa agiye ikizamini nagikoze neza, ati kandi nzagitsinda. Wibuke neza ko uyu mugabo yamaze kuvumbura neza ko uyu mwana yakopeye ikizami. Barakwereka disi yashatse uburyo amucaho, amujijisha, amuhisha na yakopi neza y'ibisubizo by'ikizami. Mana nyagasani yaratambutse, uwo mugabo aguma aho ngaho, ndetse binamwanga mu nda, akomeza gutungurwa, aravuga ati ibi ni ibiki mwakabyaramwe? Mana yanjye binabisobanura gute? Umwana wanjye birani ibiki? Arangije bwarakeye wa mugabo ahita agaruka ku ishuri ku kigo kureba uko bimeze, ndetse yaragarutse no muri ya masuku. Arangije aratekereza aravuga ati iyi kopi ndetse na bino bintu bakopereyeho ndumva nabyereka mwarimu wabo kugira ngo abashe kuba yabahana. Yararebye akomeza kubona n'ubundi ni Kevin, bimwanga mu nda, akomeza gukora muri ya puberi, asangamo n'ibindi bipapuro byinshi cyane abana b'abakobwa bakopereyeho. Mana nyagasani witegereze neza utaza kugira akantu ucikwa. Yakomeje kurebamo muri ubwo buryo, akomeza kujaganyura muri puberi ngo arebe ko hari ibindi yabonamo. Barakwereka bwarakiye abanyeshuri basubira mu kizami, arangije arababwira ati munyarutse mukore examen vuba, ndabizi neza ko kandi mwese mwamugiye gutsinda. Ikigaragara cyo nuko mwarimu yaragiye gutangaza amanota y'abanyeshuri babaye abambere kurusha abandi, cyangwa se y'abanyeshuri batsinze. Bose yarababwiye ati mwiha amashyi mwishimire, mwakoze neza kandi ndabizi neza ko mwabitsinze. Ati ariko attention, umuntu uzi neza ko yakoze neza niwe ugomba guhembwa, kandi neza ndabizi neza ko mwese mwaratsinze ku kigereranyo cyiza. Ariko hari attention, umuntu uzi neza ko afite amakosa cyangwa se yaba yarakopeye turamwirukana kandi turamuhana. Reba ukuntu batangiye kurebana babandi bose bakopeye. Mana nyagasani batangiye kurebana bibanga mu nda, ariko aravuga ati byanga byakunda
hari umuntu watsinze ikizami ku kigereranyo cy'100%. Mana nyagasani arangije arakwereka yahereje Kevin, aramubwira ati reba indangamanota yawe, ati nawe watsinze. Arangije Kevin arishima cyane, araserebura, banamuha amashyi menshi cyane, ati niwe wabaye uwa mbere n'amanota meza cyane, wagize 99%, ariko mu by'ukuri wabuze ibice. Mana nyagasani yakomeje kwishima cyane, anezerwa, aravuga ati giye n'umuntu nari umuhanga kandi nari nize neza, n'ubundi nta kintu cyari kumbuza kubitsinda. Barakwereka kandi yuko neza ko Kevin yari yaramaze gukopera ikizami. Mana nyagasani yarabwiye ati mwese mwiha amashyi, barangije baraserebura cyane, baravuga ati wawo turabikoze, ati tica watwigishije neza, ati natwe tuguhesheje ishema nk'abanyeshuri beza. Wibuke neza ko kandi bamaze gukopera. Barakwereka disi yamaze kubashimira tica, arabwira ati murakoze cyane, muri abana beza kandi ibindi tuzasubira ejo. Barakwereka yarabahamagaye ngo muze kuri bisi dutahe. Barakwereka disi uyu mwarimu yarabwiye ati muze mujye muri bisi muniha amashyi menshi cyane, congratulation mwabikoze mwaratsinze. Arakwereka abanyeshuri bakomeje kuza baserebura batambuka mu modoka muri ubwo buryo. Barinjira, arangije tica arakinga, atarajya gukinga, kimara gukinga imodoka, atarajya mu modoka kumbe gutegereze neza. Barakwereka cyo kurira ngo ajye mu modoka, hari umuntu wamamagara ngo ati stop, uretse kugira ahantu ujya ngo ufitiye ubutumwa, ndakwinginze hari utuntu ushaka kukwereka, nawe umbwire niba ibi bintu bikwiye, ndakwinginze kandi ati se kumagarika imodoka bigenze bite. Arangije atarakingura aramubwira ati se bashaka rifuti, oya. Kumbe gutegereze neza yahise azana za mapuro zose b'abana bakopereyeho, za mapuro za Kevin zose yakopereyeho. Ahita abibona neza ko Kevin yari umuteka mutwe, ibyo yigaga byose ndetse n'ibyo yakoraga ndetse n'amasomo yakoraga, kwa gutsinda kwe byari uguteka umutwe kandi kwari ugukopera. Mana y'isi n'ijuru, umwarimu yarabirebye agahinda karamwica, isoni ziramwica. Wa muparanto atanze abandi bana ko bakopeye. Mana nyagasani, ubu ntabwo bwaba ari uburere bunoze cyangwa se ari uburere bwiza, wabaho umunyeshuri akopera. Mana nyagasani, mwarimu yarabibonye agahinda karamwica, arangiza azunguza umutwe aravuga ati Mana nyagasani, aba bana b'abakobwa, uyu Kevin ntago namubabarira. Witegereze neza, yarataga mu rugo, ibi byose niho yabikoreraga, ndetse yarazaga agasanga na bagenzi be bakaza bakamureba, bagasanga arimo arandika ndetse ari no gukopera. Ibi nibyo ari kwibuka. Mana nyagasani, ariko Kevin bagenzi be barazaga bagasanga arimo aracura inkota, barangiza bakamwihorera, bakamubwira ati nyamara ibyo bintu urimo ntago ari byiza, cyuza tujye kwiga kandi ureke gucura inkota. Mana nyagasani, wibuke neza ku kizami yari yaramaze kukiba. Ibi nibyo bari kugenda bibukiranya. Arangije aravuga ati ceceka, utazagira umuntu bibwira ngiye komba nakopeye, ati ibi ngibi ni njyewe bireba, ntago ari wowe. Mana nyagasani, barakwereka Kevin atangiye kujijisha, atangira kwereka umunyeshuri mugenzi we, aramubwira ati ibisubizo giye mba mbifite, ati n'ibibazo kandi mba mbifite, niyo mpamvu ubona ibi byose nabikoze, ahubwo akira nayo nkwereke nawe uzabashe gutsinda. Mana nyagasani, umwana w'umukobwa yahise atungurwa, aratangara, agwa mu kantu aravuga ati Kevin, Mana nyagasani, uyu mukobwa ntago abaho. Mana y'isi n'ijuru, barakwereka disi tujye tubasha no gutanga uburere ku bana bacu, tubigishe kandi tunabasobanurire, aho kugira ngo tujye tubigisha gucura inkota ndetse no gukopera, kubera ko nta kintu byabamarira. Neza izi ni za kopi za wa mugabo kagaga wa mugabo afite, ndetse ibindi bya bindi wa mwana w'umukobwa yabashaga kuba yakopera. Mana nyagasani, gutegereze neza. Bakomeje kugana muri ubwo buryo, arambwira ati akira kopi zawe ujye ugenda ukopere wenyine, njyewe ntago bindeba, batazamfata bakanyirukana, nta kintu nazabona nsobanurira mu rugo. Ati wowe ushoboye kujya ukopera, jya ugenda ukopere. Mana nyagasani, barakwereka Kevin yakomeje kuguma aho ngaho, bikomeza kumwanga mu nda, ariko aravuga ati Mana y'isi n'ijuru, uko byamera kose ndabizi neza ko n'ubundi tuzatsinda. Ati ariko ujye ugerageza kwiga, nubwo kugerageza gukomeza gucura inkota, kubera ko nta kintu byakumarira. Ati ndakwinginze ahubwo ihangane ugende uze tujye ku ishuri. Ariko mu by'ukuri ibi nibyo bagenzi be bari kwibuka. Umwana w'umunyeshuri ari mu modoka niwe wabyibukaga, kuko bari mu modoka bari kubyumva. Aramubwira ati narakubije wanga kunyumva, none rero hama hamwe wumve, hama hamwe rero bigukoreho, ndakwinginze. Mana nyagasani, bakomeje kuganira, umwana akomeza kumubwira ati nundi uko byamera kose reka nigendere nisure ku ishuri. Ati ariko ndakwinginze, ibi bintu urimo ntago ari byiza, nyamara ujye ufatika isome wige, ndetse ibyo mwarimu aba yaduhaye ntago biba bikomeye cyane. Arangije aramukomeza aramubwira ati ihangane ndakwinginze. Aramubwira ati ahubwo uri ikigoryi, wowe uri mu buyobe, wowe utabashije gukopera ngo uzane amanota meza, n'ubundi uhora urinjije, wowe urinjije, ahubwo ibyo ndi kukubwira ntago uri kubyumva. Barakwereka disi yafashe zare zimeze, arangije arazibika azisubiza muri ya papiye mushwariye, arangije gutegereze neza. Mana nyagasani, arangije aramubwira ati n'ubundi uko byamera kose, ati wowe urinjije, ngiye nzajya mpora nkopera, ibindi bizaza nyuma. Mana nyagasani, gutegereze neza. Barakwereka akomeza kumubwira ati ibi bintu urimo ntago ari byiza, kandi ibi bintu ukora nta kintu bizakumarira, bizakuzanira ahubwo ibintu bitari byiza. Aramubwira ati wowe urinjije, ibintu uri kumbwira ntago jyewe wabinkuramo. Arangije umwana w'umukobwa atungurwa n'ibyo Kevin arimo amubwira.
baganira. Barakwereka disi Sara yamugiraga inama akamubwira ati wazaretse iyo mico mibi yo gukomeza gukopera ko nta kintu bizakumarira. Barakwereka ibi nibyo batekerezaga ndetse bari mu modoka babyibukiranya kubera ko bari kubumviriza. Barakwereka umugabo yafashe inzira disi ahita yigendera. Barakwereka ati cyara amaze kuvumbura amayeri ya Kevin, amaze kumenya ko ari umuteka mutwe, arangije ahita afungura imodoka aravugira ati Kevin ngwino hano, sohoka vuba bwangu uva muri iyo modoka. Mana nyagasani, bari bakiri guseka bari guserebura. Kevin bahetse bamuhamagara baramubwira ati sohoka mu modoka uze hano uzunsobanurira uko ibintu bimeze. Barakwereka Kevin disi yakebutse inyuma areba abanyeshuri bagenzi be, areba ukuntu bamuhamagaye mu modoka bamubwira ati sohoka mu modoka uzumbwira uburyo ibi bintu wakoze. Arangije aramubwira ati ntago tukijyanye, fata inzira wigendere kandi ntuzagaruke mu ishuri ryanjye kubera ko namaze kuvumbura neza ko muri umunyamitwe kandi uri umunyamayeri. Hanyuma rero kamwibutse gukanda subscribe. Bagenzi be barakomeje baratungurwa cyane, baravuga ati twaramubwiraga none ndebera uriya mwana umukobwa. Arangije aravuga ati gihe ntago nakopeye, sinari n'ikibazo gihe nigeze ngira cyo gukopera. Bagenzi be nabo bari bakiri mu modoka bafite ubwoba, ariko mu by'ukuri Yesu amwereka ibimenyetso byose uko byakabaye. Aramwereka aramubwira ati n'ubundi nguyu niwe wakopeye, ngibi byose ni ibyawe, fata ibyawe ufata inzira wigendere. Mana nyagasani, Kevin arabyitwara mu gute. Arangije abwira mwarimu ati mpereza nta kibazo, niba unyirukanye ntacyo bitwaye. Aramubwira ati n'ubundi kakubayeho. Bagenzi be bakomeje kugira ubwoba, baramubwira ati twaramubwiraga ati none rebera uko bigenze. Disi byarangiye Kevin bamwirukanye, baramubwira ati fata inzira wigendere utazanagaruka no mu ishuri ryanjye, ndabizi neza ko uri umwana mubi cyane, wazanduza abandi banyeshuri imico mibi itari myiza. Barakwereka ati cyakomeje kumubwiza ukuri, aramubwira ati fata inzira wigendere umvire mu banyeshuri utazakomeza kubanduza imico mibi. Yo Kevin disi yafashe inzira arigendera, mwarimu aramwirukana. Abanyeshuri bagenzi baguma aho ngaho bakomeza kureba disi ubwoba bwabishe, ariko mwarimu aravuga ati n'ubundi uko byamera kose nzakomeza ndera abana beza batajya bagira imico mibi nk'iyawe. Ibindi nakagaruka rero kangushimire, byarangiye Kevin bamwirukanye kuri icyo kigo, abandi bafata inzira baragenda. Ibindi rero kangushimire, tuzahuze mu gasobanuro ku butaha. Ciao ciao.